ukwiriye ishimwe muremyi wacu kuko waturindiye ubugingo ukatubera amaso dusinziriye ukaba udukanguye nta nduru nta n'ibyago bitubayeho ubihererwe icyubahiro. Tubabarira ibyaha byacu, duhe imbaraga y'umwuka wawe wera, duhe imico n'ingeso nk'iza Yesu, duhe ubwenge buva iwawe mu ijuru, duhe imbaraga zo kurangiza inshingano waduhaye muri iyi si, uzaducyure mu bwami bwawe. Ubwo bukeye abari kukesha n'imitima yacu, twambure gukiranirwa, dusukire ku mwuka wawe, uzaduha amaherezo meza, ari twari n'abaduteze amatwi, twese uzaduha umusozo mwiza, tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Uwo mwumva rero ni Kiza Leonidasi mwene so na musaza wanyu musangiye ubutumwa bwiza bw'ivugurura n'ubugorozi. Rero twegera imbere noneho turebe indwara uko zakwirindwa, turebe uko zavurwa, imiti yazo, turebe ibyadufasha mu buzima, imiti y'ingenzi cyane mu buzima. Dufite imiti y'ingenzi ku ndwara nanone zikomeye, ku buryo iyo miti ishobora kudufasha dukoresheje ibimera, dukoresheje iby'Imana yategetse ko twivurisha. Imwe muri iyo miti y'ingenzi turavugamo nk'ikinyobwa cya amakara. Amakara y'intusi ni ikinyobwa gikomeye cyane, muzasoma mu gitabo cy'ubutumwa bwatoranijwe mu muzingo wa 2 mu cyigisho giheruka. Amakara yavuzweho byinshi cyane, avugwaho izi ndwara zigera kuri 69. Ndavuga zimwe muri izo: indwara zo kubura amaraso, kurwara isereri, umuntu akazungera, nabyo bivurwa n'amakara, kuko amakara yongera amaraso ndetse agatuma avura, agatuma amaraso yoga akaba meza. Amakara akamura amazi mu maraso, niyo mpamvu ababyimbagiranye, abarwaye za gute, abarwaye umubyibuho ukabije, ababyimba inda kubera amazi menshi, ndetse n'ibinure byaheze mu mwijima, amakara arabikamura akabikuramo ukoresheje kuyanywa. Iyo ufashe ikiyiko cy'ifu y'amakara ukagishyira mu itasi y'amazi y'akazuyazi, ugakamuriramo indimu, ubishatse urayayungurura, ugashyiramo ikiyiko cy'ubuki, ukanywa ayo mazi, bikiza indwara z'umutwe wakaberetwa, bikibyoza amaraso, nanone bivura indwara z'umwijima iyo wongereyemo n'ikiyiko cy'amavuta ya elayo, bivura umwijima wa hepatite, bivura umwijima wa jaune, uriya utuma amaso agana kuba umuhondo, cyangwa se n'uruhu rw'umuntu rukaba umuhondo, uriya mwijima w'amaraso akennye, uwo bita crise de foie, ukennye udashobora kugaburira ingingo ngo zihaze, nawo uvurwa n'amakara. Amakara avura uwariwe n'utunyamaswa duto. Hari abantu bakunda gutondagirwa n'udusimba, hari utwo bita za nyamuca, maze aho tunyuze hagatutika hakabyimbagirana. Iyo hasize amavuta yerayo ukanyanyagizaho agafu k'amakara, kubyimbagirana birarorera, ubumara bwarimo ayo makara akabunyunyuza bukavamo. Hari abarumwa n'inzoka zo mu kigunda, ziriya zizerera zigira ubumara, nayo iyo igukomoye, ikomoye ukahashyira akabumbe k'amakara, ikara ukarisya, ukarigira umubumbe cyangwa se ukaritobesha amacandwe, ukarambika aho ngaho inzoka yakomoye, rirahaguma rikanyunyuza amakara, abarikanyunyuza ubumara, maze ubwo bumara bukavamo, noneho ntubyimbirwe kandi uburwayi ukaba ubukomye mu nkokora, inzoka yakomerekeje aho, noneho ikaba ubumara bwayo butagize icyo bugutwara. Noneho hari indwara z'amavi, hari ababyimba amavi, indwara bita aritite na za gute, nabyo bivurwa n'amakara. Iyo ufashe umubumbe wayo ukayashyira ku ivi ryabyimbye ririmo amazi, amakara anyunyuza ayo mazi akavamo. Amacinya aterwa na mibe, ayo bita dysenterie amibienne, cyangwa se amacinya ya mibe itera kwituma amaraso ukagereka, nayo avurwa n'amakara. Amakara nanone avura kanseri mu buryo ushobora kuyapfukira aho hari ako kabyimba, aha hakazengurutse, cyangwa se ukanayanywa, ari mu biyikingira, kandi agakura imyanda y'ubumara aho ishaka kubaka mu mubiri kugira ngo yiremareme izahinduke kanseri. Nanone amakara avura ibihara, hari ibisebe, hari ibiheri nanone binini bimera nk'amashubi, bikunda gufata umubiri wose bigatera umuriro mwinshi. Ku barwara ibyo bihara mukunda kubibona nko ku bana batoya inshuro nyinshi, bikunda kubaho cyane. Ibyo nabyo bivurwa n'amakara. Amakara avura inkorora,
amakara avura kolera nukuruka no guhitwa, amakara avura diabete ukoresheje uburyo nababwiye bwo kuyashyira mu mazi y'akazuyaze ugakamuriramo indimu ugashyiramo nanone igikukuri, kuko igikukuri yongera insuline z'umwimerere zitari za zindi zo mu nshinge, nabyo bivurwa n'amakara. Ibyo kandi ubikora mu gitondo na nimugoroba, unywa ikirahuri cy'ayo mazi cyangwa agatasi mu gitondo na nimugoroba, bigakorwa iminsi 9. Iyo minsi 9 uburangije iyo kire utakira neza, ugakomeza kujya ubikora gutyo. Amakara rero avura indwara nyinshi. Amakara avura ibibazo by'amaso. Ku barwara amaso hari aho amakara ashobora gushyirwa mu gatambaro ukayapfunyikamo, wakarambika ku bitsike by'amaso, amaso arira, amaso aryana ugakuba, amaso azamwe ibiho, ibyo byose birayavura. Nanone amakara avura indwara z'amatwi, kuziba kw'amatwi. Iyo ufashe umubumbe w'amakara ukayazengurutsa ahazengurutse ugutwi, ntabwo yashyira mu matwi ndani, ahubwo yazengurutsa ahazengurutse ugutwi. Wawe yagize umubumbe wayatobesheje utuzi duke, maze ukayagira umubumbe ukayazengurutsa ahakikije ugutwi, bikura umusonga mu gutwi. Nubwo yashyira mu gatambaro ukakaharambika ukakahapfukira inyuma y'ugutwi, bikiza umusonga wo mu gutwi. Amakara avura umuriro, amakara avura ibicurane, amakara avura indwara z'amaso, avura umwijima, amakara avura kwipfundikanya kw'amaraso, avura gutera nabi k'umutima. Amakara kandi avura ibibyimba, avura kugira amaraso y'umuhondo yayandi nababwiye. Hari abana bayavukana, hari n'abantu bakuru bayagira kubera amaraso akennye cyangwa se intungamubiri zidahagije. Amakara rero ari mu byongera intungamubiri. Amakara kandi avura impyiko, nubwo zakurya ukayafatishyira mu gatambaro, ukayatosa, ukayarambika hamwe n'aharinganiye n'impyiko mu ruhande rw'umugongo, mu rukenyerero inyuma, bishobora gutuma imyanda, impyiko zitayungurura imyanda, bizifasha maze zikajya zishobora kuyungurura. Nanone ikikubwira ko amakara koko akuramo imyanda, nuko yashyira mu gatambaro ukayapfukira aho ku ruti rw'umugongo inyuma mu rukenyerero, mu kanya gatoya wajya kwituma ukituma amakara kandi utayanyoye. Ibyo ni ibimenyetso bikubwira ko asohorera imyanda imbere mu mubiri n'inyuma hanze yawo. Ibyo byose rero bikorwa n'icyo kinyobwa cy'amakara. Noneho kubura amaraso cyangwa se kugabanuka kwayo, amakara arabivura akayongera ku bantu bafite uturaso tugenda buhoro dusodoka bita anemi. Amakara kandi avura gukora nabi k'umwijima, umwijima ukora nabi ntushobore kwikuramo imyanda za deshi z'ibisazirwa biva mu maraso. Ibyo iyo umwijima utabishoboye, amakara arawufasha. Amakara avura malaria, amakara avura indwara bita iseru, amakara avura indwara y'ibere, abarwara ibere, ryaba ari ibere rirwaye ingenya cyangwa se rizamo ibibyimba cyangwa se imisonga n'ibisebe, ibyo byose biza ku moko, amakara arabivura. Amakara avura ibibyimba byo mu mara, amakara avura mugiga, amakara avura isesemi no kuruka, amakara avura kubabara wihagarika, amakara avura utubyimba two muri prostate, amakara asohora n'imicanga ya misenyi iba n'ubundi mu ruhago rw'inkari, zo bita za erini, maze ugasanga mu ruhago habyimbye. Amakara avura uburozi bw'ubutamikano kuko asohora imyanda n'ubumara mu mubiri w'umuntu. Amakara avura rubaga impande, amakara akavura uburwayi bwa sinizite, amakara avura kurumwa n'inzoka, amakara avura igifu, amakara avura igituntu kuko avura indwara z'akayi zo mu buhumekero. Nanone amakara avura umuriro wa fièvre typhoide umwe uba mu mara hagati, maze bigatuma umuntu ahorana indwara z'indutsi, agahorana isesemi, agahora aribwa mu maraso. Amaraso yanduye atogejwe nayo avurwa n'amakara, cyane cyane ku bantu bafite ubwo burwayi, bakunda kwishimagura umubiri wose, bagakunda kuribwa mu mara, icyariye cyose akakigarura. Iyo ufashe ayo makara ku kiyiko ugashyira mu gatasi k'amazi cyangwa mu kirahuri y'akazuyaze, ugakamuriramo indimu, ku barwara igifu ukamuriramo ironje, maze ugashyiramo ikiyiko cy'ubuki n'icy'amavuta ya elayo, ukayanywa mu gitondo na nimugoroba,
ukabikora iminsi 9 bivura uwo muriro wo mu mara uhora waka mu mara. Rero byongera imyanda byose, amakara arabirwanya agakuramo imyanda, amakara areza kandi agatunganya. Rero ni ikinyobwa Imana yadushyiriyeho kugira ngo kijye kidufasha, kituvure indwara nyinshi, kivure n'imvune ku bantu bavunika. Amakara rero ni umuti mwiza ushobora kudukiza indwara z'uburyo bwinshi. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritwereka neza ko uruzi rwanyuraga mu rusengero, muzabisoma muri Ezekeli 44, buriya mugezi ngo iruhande rwawo ku nkengero zawo hari ibiti birimo imbuto nziza zirimo ibyo kurya, ariko nanone ibibabi by'ibyo biti byari byo gukiza amahanga. Ni nayo mpamvu rero nimusoma no muri Yesaya mu gice cya 21 ndetse na 28 muzasanga Yesaya yarakijije aravura akoresheje umubumbe w'igiti cy'umutini, w'imbuto z'igiti cy'umutini, akizikira Hezekiya yararwaye, aricyo kibyimba mukunda kwita ingona, kijya kivurwa nanone n'ibibabi n'ibishishwa by'igiti bita umunyinya. Iyo ufashe ifu y'icyo giti cy'umunyinya, ibishishwa byacyo ukabikoramo ifu, iyo fu kayivurisha icyo kibyimba cy'ingona kirakira, bitewe nuko nanone kigenda kivamo iyo myanda ikagenda ivamo yoga kugeza ubwo ishiramo rwose, maze hagasigara inkovu. Rero murumva ko ibyaremwe nanone bifite uruhare mu nama yo gukiza ubuzima bwacu, mu nama y'agakiza nabyo byagizemo uruhare. Niyo mpamvu tugomba kubikoresha. Iyo tubikoresheje neza bituviramo ibisubizo by'ubuzima bwacu, bikatuviramo ibisubizo byo kudukiza indwara. Ibyo bibabi bikadukiza, bigakiza amahanga. Rero si ibyo gusa, nanone dukizwa na byinshi. Iyo ufashe igisura kiriya bakunda kwita abaswahili bakita ngo ni gacoma, kuko kibaba nyine. Icyo gisura abanyarwanda bakacyita ngo ni ikinyamugezi, kuko gikunda ahantu hatoshye h'amazi. Bene ibyo bisura iyo ubikoresheje neza, biri mu bintu byoza amaraso, biri mu bintu bivura imitsi, biri mu biyinanura, biri mu bituma amaraso agenda neza kandi mu buryo bwihuse. Igisura cyuzuye amashyi iyo gisekuye cyamara kunoga neza, wacyogeje noneho cyamara kunoga neza ugashyiramo ikirahure cy'amazi. Ayo mazi wamara kuyashyiramo ukayakamura ukayungurura, maze ugashyiramo agakukuri gake nk'agace k'akayiko gato, bivura indwara ya diyabete. Nanone bishobora kuvura diyabete iyo ushyizemo n'ikiyiko muri ako gatasi cyangwa muri icyo kirahuri cy'ayo mazi wakamuje igisura, ushyizemo n'ikiyiko kimwe cy'amavuta y'igihwagari, bishobora kukuvurira diyabete neza cyane, kandi bikoza amaraso, bikagabanya isukari mu mubiri, bigatuma umuvuduko w'amaraso ugenda neza, kandi bikakurinda kwandura indwara izo arizo zose, kuko bituma amaraso avura akagenda neza ku rugero rukwiriye. Rero niyo mpamvu ibyo ari umuti ukomeye cyane, ibibabi byabyo. Kandi twongere tunababwire ko ni n'ikiribwa kuri abantu bagira uruhu rukunda guhindurwa no gukena kw'amaraso, intungamubiri zidahagije, bigatuma uruhu rutangira kwirabura, rukazaho ibintu bisa n'amabara. Iyo uriye igisura mu byo kurya nk'imboga ukakirya 3 mu cyumweru, ugenda urenga umunsi umwe, bituma uruhu runoga, rugacya, rugasa neza. Kuko abantu benshi cyane barwara indwara z'uruhu, kiba ari ikimenyetso cy'uko imibiri yabo yagaye imboga zabaye nkeya mu mubiri. Kandi abenshi bazi ko ngo kurya imboga ngo ari ikimenyetso cy'ubukene, kandi n'ubundi badakize. Noneho n'ubundi koko kutazirya ni ubukene, ahubwo bukomeye, bisiga ubukene mu muntu. Naho kuzirya ahubwo ni ubukungu, ni ubukire, ndetse ni ubukungu bw'ubuzima, kuko kirakungahaye cyane. Imboga zirakungahaye, zikiza ubuzima, zikiza indwara zo kuva imyuna ku bafite amaraso make akunda kuva imyuna. Imboga zikiza indwara z'uruhu, imboga zoza amaraso, imboga zitera itoto nk'uko biri muri Zaburi 104. Hatwereka neza ko imboga zitera gucya mu maso, zigatera ndetse uruhu rw'umuntu kunoga no gusa neza. Bavandimwe rero muduteze amatwi, reka Imana ikomeze ibahere umugisha muri bikeya mwumvise, kandi ijambo ryayo nk'umukiza wanyu rizabakiriza ubugingo.
rero isomo turangije tubifuriza ari naryo sengesho turangirijeho nanone kugira ngo naryo ritubere inyunganizi ni muri Maraki mu gice cya 3 niho turangirije Maraki 3 igice cya 3 ku murongo wa 20 haranditse ngo ariko mwebweho abo bahizina ryanjye izuba ryo gukiranuka rizabakiza rizabarasira rifite gukiza mu mababa yaryo maze muzasohoka mukinagire nk'inyana zo mu kiraro kandi muzaribatira abanyabyaha hasi bazabiva munsi y'ibirenge byanyu ku munsi nzabikoreraho niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Abanyabyaha rero nabatumvira nabatemera kugendera mu bushake bw'Imana kandi nabatemera kuva kwizima no nabatemera guhanwa nabatemera kwihana. Imana rero iduhe kwihana no kumaramaza kugira ngo ijambo ryayo ritubere umuti udukiza ibyaha n'ibyaremwe bitubere umuti udukiza indwara maze itorero ryayo ritubere umujyenama n'umuyobozi tuzasoze neza ubuzima bwacu tuzagira amaherezo y'abakiranutsi mu izina rya Yesu Umwami wacu. Ukwiriye ishimwe Muremyi wacu kuko aturindiye ubugingo ukatubera amaso dusinziriye ukaba dukanguye nta nduru nta n'ibyago bitubayeho ubihererwe icyubahiro. Tubabarira ibyaha byacu duhe imbaraga y'umwuka wawe wera duhe imico n'ingeso nk'iza Yesu